nitwa Muhumuza Mugwema Jacques, Ambassadeur de la Paix cyangwa se Ambassadeur w'amahoro. Mfashe uno mwanya kugira ngo ntange ubutumwa bwo gushimira byimazeyo Nibature online ku rwego mpuzamahanga yashoboye kwegeranya ubufasha ndetse hamwe ifatanije na komite ya Nibature, ndetse tugashimira n'umuntu wese wakoze kugira icyo atanga, tugashimira by'umwihariko perezida wa Nibature, tugashimira ndetse na secrétaire général. Izo kategori zose cyangwa se ibyo byiciro byose mvuze mwegeranije ubufasha bwashoboye kugera ku bapfakazi, twashoboye kubagurira imyenda 40, ibitenge, kuko muzi nyine ibibazo twagize ubundi mu bibogobogo, niho ndi kuko abantu bagize ibibazo bitandukanye muzi kubera ibitero umwanzi yatugabyeho, asenya, arangiza, arica, aranyaga, ndetse abantu benshi barangara baja hirya no hino, ariko abasigaye bakomeza kuba mu bibazo bitoroshye. Ariko mwakomeje kubasengera, turabizi ko Nibature mugira umutwaro wo gusengera gakondo yacu, wo gusengera igihugu cyacu, wo gusengera ubwoko. Mwakomeje gusengera abantu bose bari mu bibazo, bari mu karengane, baba imfubyi, baba abapfakazi, baba abacu bafunze, ndetse n'ibindi bibazo byose bijanye n'ubuzima n'imibereho mibi abantu bacu bari barimo. Ariko turabashimira cyane Nibature na komite yigize iyoboye ndetse n'abayigize bose ku rwego mpuzamahanga online, aho muhurira musangira ijambo ry'Imana, musangira ubuhamya, musangira ibyifuzo, kabisengera bitandukanye, kubw'iyo nkunga mwegeranije mufatanije mukabasha kwigeza ku bapfakazi. Twashoboye kugurira imyenda, ibitenge 40, kandi mu by'ukuri barashimye, baranezerewe kuko muzaza kubona n'ishusho zabo, ndetse hari n'abafashe ijambo babashimira. Icyo ni igikorwa cy'urukundo, ni igikorwa cy'ubuvandimwe, ni ibigaragaza ko muduhoza ku mutima, muhoza abantu bari mu turere dutandukanye ku mutima, kuko si Bibogobogo yonyine yagize ibibazo, na Minembwe, na Rurambo, na Bijombo, ndetse na Mikenge hari abantu bacu. Turabizi ko aho hose mugenda muhazirikana, muhasengera, kandi uretse no kubasengera nyine mukagira n'icyo mwigomwa, mukabasha gufasha abapfakazi, kuko n'ijambo ry'Imana niko rivuga ngo idini Imana yemera ritaryarya nirifasha imfubyi n'abapfakazi. Turabashimiye byimazeyo bivuye ku ndiba y'imitima kuri icyo gikorwa mwakoze, kandi mugikora mu mutima w'urukundo, umutima w'imbabazi, wo kubabara abandi mu bibazo bahuye nabyo, kandi ari n'ababyeyi banyu, ari n'abashiki banyu. Ibyo byose ni imirimo Imana itazibagirwa, imirimo mukora yose. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza abantu bakoze. Turabashimira kandi dukomeza kubatera umwete, kuko n'ubundi ari umutwaro mufite ku mitima yanyu, musengera igihugu, musengera ubwoko, musengera imfubyi, musengera abapfakazi, kandi mukongera mugatanga n'ubufasha bwo kubitaho, bwo kubafata ku mugongo, bwo kubashigikira, bwo kubereka yuko muri kumwe. Bazavuga ngo uwawe azaba kure y'amaso ariko ntazaba kure y'umutima. Nubwo muri mu bihugu bitandukanye, mukaba muri mu turere dutandukanye, ariko nanone turabizi ko mubazirikana amanywa n'ijoro, mutuzirikana amanywa n'ijoro. Rero kubw'ibyo
Imana ibaha umugisha, Imana ibagwiriza imbaraga, Imana ibagwiriza imigisha aho mukora hose, buri umwe wese wapfunyuye ikiganza akagira icyo akora. Ubuyobozi bwa Nibature bubasha gushyira ku murongo, bubasha gufata gahunda yo kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kugera ku bantu hirya no hino. Abagize Nibature bose turabashimiye, kandi Imana ibagirire neza, ndetse n'abayobozi, perezida, secrétaire général, mudahwema gutekereza no gukangurira abantu gukomeza nyine gukora iyo mirimo. Imana ibagirire neza, ibiteho, ibafashe, kandi tuzakomeza kubazirikana. Ndetse no mu butumwa abo babyeyi batanze bavuze ko babasabiye umugisha, kandi babasaba gukomeza kubazirikana no gukomeza kubibuka mu bibazo byose bafite, munabasengera, musengera amahoro, kuko amahoro niyo fondasiyo y'ibindi byose. Tudafite amahoro nta na kimwe twageraho. Ariko turashima Imana, ubu abantu bafite agahenge, abahinga barahinga, kandi akarere ubu nyine gafite ibiryo. Abantu inzara yarashize kuko bari bararanduye imirima, abantu barasonza, ariko ubu nyine barahinze, bafite ibiryo kandi barashishikaye, n'abana bariga. Nubwo ibibazo bidashira, bitava inyuma, ariko nanone intambwe imaze guterwa, kandi n'icyo Imana yakoze turakizirikana. Kuba abantu batarashize mu gihugu, kuba gakondo yacu itarashizeho, ni ikintu gikomeye. Ndetse tukaba twarashizeho n'umugambi cyangwa se igikorwa cy'ubukangurambaga twahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kugira gakondo ni ku gaciro kacu. Buriya kugira iwacu, nubwo abantu baba bari hirya no hino, ariko bagakomeza bakazirikana, bagakomeza bakahakorera, bakomeza bakahubaka, bagasana ibyangiritse, bagashyigikira abari mu gihugu uko tuba turi kumwe. Ntabwo bivuga ko mwebwe muri hirya mutari hariya kuri tere bivuze ko gakondo mutayizirikana. Oya, murayizirikana, murayikorera, kandi mwarabigaragaje kuko ubufasha bwagiye buboneka hirya no hino, bwagize akamaro kanini ko kuremesha abasigaye mu gihugu. Kandi icyo ni igikorwa cyatangaje n'andi moko duturanye, kuko imirimo mwagiye mukora ikomeye, kandi irimo ubufasha butandukanye. Rero tukaba tubifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana no mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, kugira ngo mukomeze mutere imbere, kandi muhahe muronke. Imana ikomeze ibashigikire mu migambi myiza mufite, kandi niba turi kurushaho kwaguka, kuko ni igikorwa gikomeye kirimo umurimo w'Imana wo gusenga, wo gutanga ubuhamya, wo kumva ijambo ry'Imana, wo gukora n'imirimo yo gufasha abantu bari mu bibazo. Ngaho Imana ibagirire neza, kandi Imana ibakomereza amaboko, kandi bongerera iminsi yo kubaho, kugira ngo musoze icyo Imana yabahaye gukora. Murakoze, Imana ibagirire neza kandi biteho. Murakoze.